Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, impresso per la gratia, tu creasti pectolam, qui diceris Paraclitus, Altissimi Dominum Dei, fons vivos signis caritas, et Spiritualis Unctione. Tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turite promissum Patris, cerimone dictans futura, accenerum sensibus, infundamarem cordibus, infrima nostri corporis, virtute fremas perpetui, hostem repellas longius, pacem dona protinus, doctores sicte previa, vitemus omne noxium, per tesciamus da Patrem, noscamus atque filium, teque utriusque spiritum, credamus omni tempore. Amen. Alleluia. Nyagasani Mana, dore turaje twongeye kuza imbere yawe, wongeye kuduha amahirwe n'ubuzima, kuduha kubumbura umunwa ngo twambaze izina ryawe. Yezu, ubu tugiye kuvuga dawe uri mu ijuru 15 n'amasengesho akurikira ayamwigisha, twiyibutsa rukundo iryo sengesho ryubahishije umutimanama wawe rikawunogera. Ryakire mu mutimamana wawe rigisohoka mu kanwa kacu, rikosora uritunganye rwose, kugira ngo riheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi nk'ibyo wagaragaje ukiri hano ku isi. Uku gutakambira ubumuntu kwawe bwawe niguheshe ikuzo ibikomere byawe bitagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje yabivubutsemo. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina.
ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu Kristu, ubugwaneza buhoraho ku bagukunda, ibyishimo bitambutse icyitwa ibyishimo cyose n'igishobora kwifuzwa cyose, mizero n'umukiro w'abanyabyaha, we wahamije ko nta cyagushimisha kuruta gutura mu bantu, kugeza ubwo ufashe kamere muntu ibihe bimaze kuzuzwa ubitewe n'urukundo bakunda. Ibuka imibabaro wagize kuva ugisamwa, ariko cyane cyane igihe cy'ibabara ryawe ritagatifu, nk'uko Imana yarabigennye kandi yarabigambiriye kuva iteka ryose. Ibuka Nyagasani ko mu isangira rya nyuma n'intumwa, umaze kuboza ibirenge, wabahaye umubiri wawe mutagatifu n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje, unabahishurira ibabara ryawe ryari ryegereje, ari no kubahoza mu bugwaneza bwinshi. Ibuka agahinda n'ishavu wagize mu mutima wawe, kugeza ubwo uvuga uti umutima wanjye ushavuye byo gupfa. Ibuka Nyagasani ubwoba, gukuka umutima n'ububabare byashenguye umubiri wawe mbere y'uko ubabarizwa ku musaraba, igihe umaze gusenga gatatu, ari no kubira ibyuya by'amaraso, ukagambanirwa na Yuda intumwa yawe wari waritoreye, ugafatwa n'abantu bo mu muryango wawe wari waritoranyirije, ukawukuza, ugashinjwa n'abanyabinyoma, ugacirwa urubanza rw'akarengane mu gihe cy'ubusore bwawe, kandi mu minsi y'ibirori bya Pasika. Ibuka ko bakwamburiye imyambaro yawe, bakakwambika iy'urukozasoni, uruhanga n'amaso byawe bakabipfukisha igitambaro, ugakubitwa, ugatamirizwa amahwa, ugafatishwa urubingo mu kiganza cyawe, ukazirikwa ku nkingi maze ugahazwa inkoni, agashinyaguro n'ibitutsi. Uzagirire imvune n'imibabaro wagize mbere y'ububabare bwo ku musaraba, maze nitujya gupfa uzaduhe ukwicuza gushyitse, ukwireganya ko gutanga ikintu gikwiye n'imbabazi z'ibyaha byacu byose. Amina. Isengesho rya kabiri. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, ubwigenge nyakuri bw'abamarayika, paradizo y'umunezero, ibuka ukuntu washenguwe n'agahinda igihe abanzi bawe bagukikije n'uburakari nk'ubw'intare, bagutuka ibitutsi bitabarika, bakuvundereza amacandwa, bagukubita, bashwanyaguza umubiri wawe, bakakugirira n'ubundi bugome burenze urugero, bakakubuza uburyo uko bishakiye kose. Kubera ubwo bubabare n'ibyo bitutsi, ndakwinginze Mukiza wanjye, ngo turokore abanzi bacu bose, ababoneka n'abataboneka, maze udukinge mu kwaha kwawe, uzatugeze ku butungane no ku mukiro w'iteka. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje muhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kuri iri sengesho rya gatatu. Yezu umuremyi w'ijuru n'isi, wowe utagira na kimwe cyashobora kugukanga no kukuziga, wowe ubumbatiye byose mu bubasha bwawe, ibuka ububabare bukabije wagize igihe abasirikare babambaga ibiganza n'ibirenge byawe bitagatifu ku musaraba, babipfumaguza imigera yakinagaye, babuze inabi yahwana n'ubisha bari bagufitiye,
bakagura ibisebe byawe bongera ububabare ku bundi, hanyuma bakagarika umubiri wawe ku musaraba babigiranye ubunyamaswa burenze urugero, bakurura impande zose kugeza ubwo nta ingingo zawe zirekana. Turakwinginze, girira ubwo bubabare butagatifu kandi bwuje urukundo bwo ku musaraba, uduhe kukugirira igitinyiro n'urukundo. Amina. Isengesho rya kane. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, uje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, turagusabye tukwinginga ngo uyu munsi wite ku barwayi, cyane cyane Pere Mariya Farikoni na muja wa Yezu Florentina Gentille, abarwayi bose, abari mu bitaro, abari mu ngo, abari mu mashyamba, abari mu mihanda, abari mu magereza, abari mu ntambara z'urudaca, zaba intambara z'amasasu cyangwa se iza politiki z'ibihugu. Nyagasani, baba abarwaye ku mutima ndetse no ku mubiri, baba abafite ibibazo byo kutabona, Nyagasani, abadafite ingingo zuzuye, Nyagasani, n'abandi bose bafite uburwayi butandukanye bubaremereye, gira impuhwe, ubabere umuti bakeneye guhabwa. Ni wowe muti bakeneye guhabwa, ngaho bihereze. Turagusabye ngo uburwayi dufite muri kamere zacu, Nyagasani, ndetse n'abandi batemera, abo bose uze ubazahure, ubahanagure. Kandi Nyagasani, turakwinginga kugira ngo tubabazwe n'ibyaha byacu kandi tubireke uko bingana. Nyagasani, ugire impuhwe, utworohereze, nubwo tutari tubikwiye rwose, ariko tuzi ko ubuntu bwawe bugabira kugera no ku mwishi wawe. Ntabwo watinye kugabira igisambo ijuru, kandi Nyagasani, cyari mu bakubambisha, ntabwo watinye gukiza umwishi wawe igihe amaraso n'amazi atarukiye mu jisho rye agahumuka. Ngaho natwe Nyagasani, utitaye ku bibi bw'ibyo twagukoreye, dukize burundu, maze dutandukane n'umwanzi Sekibi n'icyitwa indwara zose. Yezu muganga waturutse mu ijuru, we wamanitswe ku musaraba ugira ngo ukirishe ibikomere byacu byawe, ibuka ibikomere byose byasabitse ingingo zose z'umubiri wawe, ntihagire na rumwe ruguma mu mwanya warwo, ku buryo nta bubabare bw'ako kageni bwigeze bubaho. Kuva mu bworo bw'ikirenge kugera ku mutwe, nta mwanya w'umubiri wawe n'umwe utarababaye. Nyamara wirengagije ubwo bubabare bwose, ntiwahwema kwambaza So wo mu ijuru usabira abanzi bawe uvuga uti, dawe, bababarire ko batazi icyo bakora. Girira izo mpuhwe nyinshi kandi wibuke ubwo bubabare, maze uduhe kugira ukwicuza gushyitse no kubabarirwa ibyaha byacu byose, tubikesheje kwibuka ibabara ryawe rikabije. Amina. Isengesho rya gatanu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu,
ndorerwamo y'ububengerane bw'iteka. Ibuka agahinda wagize ubwo wareberaga mu rumuri rw'ubumana bwawe, ukabona iherezo ry'abagombaga gukizwa n'iby'ububabare bwawe bwo ku musaraba bwabarongeye. Ariko kandi ukanabona imbaga nini y'abagombaga gucibwa bazira ibyaha byabo, nuko ugaterwa agahinda gakomeye n'abo banyabyago b'abanyabyaha bahabye kandi bihebye. Twisunze iyo nyanja y'impuhwe n'imbabazi, ariko cyane cyane twisunze ubugwaneza waragaragarije igisambo cy'icujuju kibwira uti uyu munsi turaba turi kumwe muri paradizo, tugusaba Yezu mwiza ngo nitujya gupfa uzatugirire impuhwe. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Kuri iri sengesho rya gatandatu, Yezu umwami ukwiye gukundwa no kwifuzwa, ibuka ububabare wagize igihe wari ubambye kandi werejwe ku musaraba, wambitswe ubusa k'impabe, abavandimwe n'inshuti bamaze kuguhungaho, uretse umubyeyi wawe ukunda cyane wakugumye hafi, uri mu budahemuka, uri mu isamba, ari kumwe na Yohani mutagatifu. Nuko umwe ukamuragiza undi uvuga uti mugore, dore umwana wawe, ukabwira na Yohani mutagatifu uti mwana, dore nyoko. Turakwinginze mukiza wacu, gira inkota y'ububabare yahinguranyije umutima w'umubyeyi wawe mutagatifu, uzatugirire ibambe kubera agahinda n'imidurumbanyo byacu, ari iby'umubiri cyangwa se ibya roho, kandi udutabare mu bigeragezo byacu byose, cyane cyane igihe tuzaba tugiye gupfa. Amina. Isengesho rya karindwi. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu soko idakama y'impuhwe, wowe mu rukundo rurenze urugero wavugiye ku musaraba uti mfite inyota, nyamara uvuga inyota yo gukiza inyoko muntu. Turakwinginze mukiza wacu, ukuze mu mitima yacu icyifuzo cyo guharanira ubutungane mu bikorwa byacu byose, kandi uzimye muri twe burundu irari ry'umubiri n'inyota y'iby'isi. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu wowe buryohere bw'imitima, wowe tuze rya roho, girira ubusharire bwa divayi n'indugu yanyweye ku musaraba kubera urukundo dukunda, uduhe imbaraga zo kujya duhabwa uko bikwiye umubiri wawe n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje mu buzima bwacu n'igihe tuzapfira, maze bitubere umuti n'igihozo rya roho zacu. Amina. Isengesho rya cyenda. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana,
urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu mugenzo mwiza wa cyami, byishimo bya roho, ibuka ububabare wagize igihe wari warengewe n'inyanja y'ishavu, urupfu rwawe rwegereje, wibasiwe n'abantu bagutukaga kandi bagushinyagurira, maze mu ijwi rirangurura ukabwira so ko yagutereranye ugira uti mana yanjye, mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? Turakwinginze mukiza wacu, girira iryo shavu wagize, wowe kuzadutererana mu bwoba n'ububabare byo mu gihe cy'impfu zacu. Amina. Isengesho rya 10. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu uwo uba muri byose, intangiriro n'iherezo, ubugingo n'ubwiza, ibuka ko kugira ngo dukire wemeye kwibira mu nyanja y'ububabare twugirira, kuva mu bworo bw'ikirenge kugeza ku mutwe. Gira ubunini bw'ibikomere byawe, maze utwigishe gukurikiza amategeko tubitewe n'urukundo nyakuri. Koko rero kuba gukunda, inzira y'amategeko yawe iragutse kandi iragendeka. Amina. Isengesho rya 11. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu nyanja ngari y'impuhwe, turakwinginze, girira ibikomere byawe byaguhinguranyije kugeza no ku musokoro w'amagufwa yawe, maze utwigize kure y'icyaha twe banyabyago twasagutswe n'ibicumuro, uduhishe uburakari bw'uruhanga rwawe mu bikomere byawe, kugeza ku burakari n'umugayo dufitiye bishira. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nyagasani Yezu, ndorerwamo y'ukuri, kimenyetso cy'ubumwe, nzishyuye urukundo, ibuka ibikomere bitabarika byakwijwe umubiri wawe kuva ku birenge kugera ku mutwe. Umubiri wawe wabaye ubushwangi, kandi watukujwe n'incunzi z'amaraso yawe kw'icyubahiro. Mbega ububabare butagira ingano kandi bwabereye isi yose, bwasabitse umubiri wawe w'isugi kubera urukundo dufitiye. Yezu tuza rwose, icyo washoboraga kudukorera utakoze ni ikihe? Turakwinginze mukiza wacu, ushyirishe amaraso yawe mu mitima yacu ikimenyetso kidasibangana cy'ibikomere byawe byose, kugira ngo tujye twibuka ubudahu bw'imibabaro yawe n'urukundo rwawe. Urwibutso ruhoraho rw'ibabara ryawe n'uruvugurure muri roho zacu imbuto yeze ku bubabare bwawe, kandi buri munsi tujye turushaho kugukunda mu mitima yacu, kugeza ubwo tuzakugeraho we bukungahazwe bw'ibyiza n'ibyishimo by'amoko yose, tugusaba kuzaduhaza we Yezu mwiza mu buzima buhoraho. Amina. Isengesho rya 13. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago.
amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha neza umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Yezu ntare yo mu muryango wa Yuda, mwami udapfa ntuganzwe, ibuka ububabare wagize igihe imbaraga zawe zose iz'umutima n'iz'umubiri zari zagushizemo rwose, ukubika umutwe ugira uti birujujwe. Turakwinginze nyagasani Yezu, kubera iryo shavu n'ako gahinda, uzatugirire impuhwe ku isaha ya nyuma y'ubuzima bwacu, igihe roho zacu zizaba zagirijwe n'imitima yacu turagurwa, amina. Isengesho rya 14. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago, amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Yezu mwana w'ikinege wa data, ubengerane n'ishusho ya kamere ye, ibuka ukuntu wiragije so mu bwiyoroshye uvuga uti dawe kize roho yanjye mu biganza byawe, nuko ukamwegurira n'umubiri wawe watanyaguritse n'umutima wawe wajanjaguritse, hamwe n'inyanja y'impuhwe zawe wavuriye kutwigurana, maze ugaca. Kubera urwo rupfu rwawe ruhebuje, turakwinginga mwami w'intungane zose, dukomeze kandi udutabare, tubashe kunanira shitani, gutsinda umubiri no kwemera kuvushwa amaraso, kugira ngo nitumara gupfa ku by'isi tuzabeho muri wowe gusa. Turakwinginze igihe tuzapfira, uzakira roho zacu zo mugenzi n'umusuke zizaba zigarutse iwawe, amina. Isengesho rya 15. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago, amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inema uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, uragiye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira, amina. Yezu wowe muzabibu w'ukuri kandi urumbuka, ibuka amaraso menshi wamenye utitangira, ava mu mubiri wawe mutagatifu agaseseka aboshye umutobe w'imizabibu mu rwengero. Mu rubavu rwawe rwapfumujwe icumu n'umusirikare watanze amaraso n'amazi byasohokagamo, kugeza ubwo nta gitonyanga na kimwe gisigaye. Uko wakerejwe ku musara mu mubiri wawe itoto urarabirana, boshye umuba w'indabo zarabye, ubuzima bugushiramo, imisokoro y'amagufa yawe irumirana. Kubera ubwo bubabare bukabije n'iseswa ry'amaraso yawe y'agaciro gahebuje, turakwinginze Yezu ugwa neza, uzakire roho yanjye, uzakire roho zacu, igihe tuzaba turi mu isamba twegereje urupfu, amina. Yezu ugwa neza, vusha imitima yacu kugira ngo amarira yacu yo kwihana, ay'ububabare n'ay'urukundo atubere icyo kurya ijoro n'amanywa, maze tuguhindukire twese, kandi imitima yacu ibiteka ingoro yawe, imyifatire yacu kunogere, iherezo ry'ubuzima bwacu rizaguhesha ikuzo, maze tuzaronka ijuru, aho tuzabana n'abatagatifu bawe tukuramye iteka ryose, amina. Yezu ugwa neza, ubu tugiye kuvuga dawe uri mu ijuru inshuro ndwi, twiyibutsa rukundo iryo sengesho ryubahishije umutimanama wawe kandi rikawunogera. Ryakire mu mutimanama wawe rigisohoka mu kanwa kacu, rikosora ritunganye rwose, kugira ngo riheshe ubutatu butagatifu icyubahiro n'ibyishimo byinshi, nk'ibyo wagaragaje ukiri hano ku isi. Uku gutakambira ubumuntu kwawe niguhesha ikuzo ibikomere byawe bitagatifu, n'amaraso yawe y'agaciro gahebuje yabivugutsemo. Ukugenwa
dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje umwana wa Yezu, tugutuye ibikomere bye bya mbere, ububabare bwe bwa mbere, n'amaraso ye yasheshwe bwa mbere, kugira ngo ahongerere ibicumuro bya muntu, iby'urubyiruko n'ibyacu bwite, kandi tugira ngo twange ibyaha bya mbere bikomeye, cyane cyane ibyakozwe n'abo dufitanye isano. Amina. Ibyuya by'amaraso. Nawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje umwana wa Yezu, tugutuye ububabare bukaze bw'umutima wa Yezu igihe yari ari mu murima w'imizeti, tugutuye na buri gitonyanga cy'ibyuya by'amaraso, tugira ngo duhongerere ibyaha byose by'umutima, ibyacu bwite, tugira ngo twihane bene ibyo byaha, kandi twikuze mu rukundo rw'Imana n'urwa bagenzi bacu. Amina. Ikubitwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Yezu, dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje umwana wa Yezu, tugutuye ibikomere bitabarika, ububabare bukaze, n'amaraso y'agaciro gahebuje ya Yezu igihe cy'ikubitwa rye. Tubiguturiye ibyaha byose by'umubiri, ibyacu bwite, tubigiriye kwihana bene ibyo byaha, no mu gukomezwa mu butarangwa y'icyaha, cyane cyane kubo dufitanye isano. Amina. Ikamba ry'amahwa. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho iteka ryose, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje umwana wa Yezu, tugutuye ibikomere, ububabare, n'amaraso y'agaciro gahebuje y'umutima mutagatifu wa Yezu igihe yatamirizwaga ikamba ry'amahwa, tugira ngo duhongerere ibyaha byose bya roho bya muntu, ibyacu bwite, kugira ngo bene ibyo byaha byihanwe, kandi ingoma ya Kristo ikwire ku isi. Amina. Guheka umusaraba. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho,
twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye ububabare bukaze Yezu yagize mu nzira y'i Kalivariyo, cyane cyane igikomere cye gitagatifu cyo ku rutugu, amaraso ye y'agaciro gahebuje, tugira ngo tworoshye uburemere bw'umusaraba, ukwijujuta ku mabwiriza matagatifu, ibyaha byose byakozwe, kugira ngo ibyo byaha byihanwe, no kugira ngo umusaraba wa Kristo ukundwe by'ukuri. Amina. Ibambwa rya Yezu. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungure duhe none, tubabarire ibicumuro byacu kuko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya wuje inema, uhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajya udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Dawe uhoraho, twisunze ibiganza bizira inenge bya Mariya n'umutima wuje ubumana wa Yezu, tugutuye umwana wawe wabambwe akererezwa ku musaraba, ibikomere bye byo mu biganza no ku birenge, incunzu eshatu z'amaraso y'agaciro gahebuje yamenwe kubera twe, ubumanjirwe bwe burenze urugero, ukumvira kwe guhebuje, ibyashenguye umubiri we n'umutima we byose, urupfu rwe ruhebuje, n'igitambo cye kidasesa amaraso gihora giturwa muri misa ntagatifu ku isi yose, tugira ngo duhongerere ibyaha byo kwica amasezerano n'ibyo kubaka ibintu bitagatifu byashyizweho nawe, tugira ngo dutange ikiru cy'ibyaha byacu bwite n'iby'isi yose, ngo dusabire abarwayi n'abenda gupfa, ngo turonke abasaseredoti batagatifu kandi bitangira ubutumwa, dusabira ibyifuzo bya nyir'ubutungane Papa ngo bisohozwe, ubukristu bwongere bushinga imizi, abantu bongererwa imbaraga n'ubutwari mu kwemera, dusabiye n'igihugu cyacu n'imiryango yo ku isi yose ngo yunge ubumwe muri Kristu no muri Kiliziya ye, dusabiye kandi